hari impamvu ikomeye rero tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko akanyabugabo, kugira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa guterwa imbaraga n'ibindi bijyanye nk'ibyo, yankunda kuvuga ko bimeze nko kwiyuhagira. Rero iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, icyo gihe utangira kunuka. Ubu ni ijambo ryahindura ubuzima, tugomba kuryumva buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Ndashima umuto ndi hano kugira ngo usobanukirwe byinshi. Uyu mugabo Stephen King ni umwe mu banditsi b'ibitabo bazwi cyane ku isi, cyane cyane mu nkuru ziteye ubwoba ndetse n'ibivuga ku buzima bw'abantu. Inkuru ze rero zagurishijwe muri kopi zirenga miliyoni 400, kandi nyinshi ngo zahinduwemo filimi n'ibiganiro byo kuri televiziyo. Stephen Edwin King rero yavutse kuri 21 Nzeri 1947 muri Portland, muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yari akiri muto rero se yarabataye, asigara arerwa na nyina wenyine. Ubuzima bwabo rero ntibwari bworoshye, bimukaga buri munsi bashaka aho kuba. Nubwo rero ngo barabakene, Stephen yakundaga gusoma ibitabo no kwandika inkuru kuva akiri umwana. Rero ngo yaje kwiga muri University of Maine, aho yize ibijyanye n'ururimi rw'icyongereza. Nyuma yo kurangiza amasomo rero yabaye umwarimu, ariko yakomezaga kwandika inkuru mu gihe cy'ikiruhuko. Mu mwaka rero mu 1974 yanditse igitabo cyiswe Carrie. Abakunzi b'ibitabo rero, igitabo bita Carrie ikizabacike n'igitabo cyiza, ariko yabanje kucyita irindi zina, ariko aza gusanga Carrie ari ryo ribereye icyo gitabo. Rero icyo gitabo ibyabaye biratangaje. Yabanje kugita mu myanda kuko yumvaga kitazagira icyo kigeraho. Umugore we rero bitaga Tabitha King yaragitoraguye, aramusaba kuba yagikomeza. Nyuma y'igihe gito rero icyo gitabo cyagurishijwe amafaranga menshi cyane, gihindura ubuzima bwe burundu. Kuva icyo gihe yahise aba umwe mu banditsi bakomeye ku isi kubera icyo gitabo. Ni ibintu bitangaje rero. Mu mwaka rero mu 1999 yakoze impanuka ikomeye ubwo imodoka yamugongaga. Yarakomeretse rero bikabije, ariko nyuma y'amezi menshi yo kwivuza yongeye kwandika ibitabo agaragaza ko nta gucika intege mu buzima. Uko ubuzima bwose bwaba bumeze, nta gucika intege. We yizeraga rero ko kudacika intege bishobora gutsinda ibibazo bikomeye. Ntugatererane rero inzozi zawe kubera ko abandi batizera ubushobozi bwawe, kandi gukomeza gukora buri munsi nibyo bitanga umusaruro, aho gutegereza impano yihariye. Gutsindwa rero si iherezo, bishobora kuba ariyo ntangiriro y'intsinzi. Ntuzatinye gutsindwa, bishobora kuba ariyo ntangiriro y'intsinzi. Rero yaravuze ngo abantu bagushyigikira bashobora guhindura ubuzima bwawe. Nk'uko umugore we yamufashije kutareka igitabo kiraya yarataye bita Carrie. Yaravuze rero ngo hitamo kubaho ubuzima ufite intego, cyangwa uhitamo kuzabaho ubuzima budafite icyerekezo. Yaravuze rero ngo ufite amahitamo abiri: uhitamo ubuzima bufite intego cyangwa ubuzima budafite icyerekezo.
yaravuze rero ngo ibitabo ni uburozi bwiza ushobora gutwara aho ugiye hose. Yaravuze rero ngo igihe gito ushobora kuba watangira ibintu binini kuruta uko wategereza. Kandi yaravuze ngo abategereza inspiration cyangwa babandi babashyigikira nibo batinda, ariko ngo uzi ubwenge ntabwo ategereza inspiration, ahubwo ngo arakora agatangira. Ntabwo ukeneye abantu bakubwira ngo ukora ibi ngibi, ahubwo wowe tangira. Yaravuze rero ngo ubuhanzi bugomba gufasha ubuzima, si ubuzima bugenewe gufasha ubuhanzi. Uyu mugabo yaravuze ngo igihe giteye ubwoba kurusha ibindi ni imbere gato yo gutangira. Yarongera aravuga ngo urabishoboye, ugomba kubikora, kandi nuramuka utangiye ufite ubutwari uzabigeraho. Munyemerere nsoreze aha ngaha rero kuri aya magambo yahinduye ubuzima bwa benshi. Rero iyi nkuru ya Stephen King twigisha ko gutsinda bitangira kudacika intege. Yavuye mu bukene, ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kubera kwihangana, umurava n'inkunga y'umuryango we, yabaye umwe mu banditsi bakomeye kurusha abandi ku isi. Uru ni urugero rwiza rwerekana ko umuntu ashobora guhindura amateka ye igihe yemeye gukomeza urugendo n'ubwo rwaba rugoye. Ndibutsa yuko iri jambo ryagucitse, duhurire kuri The Future Voice Online TV. Ndashima umutoya rero, ndabakunda cyane.